ibyo biboro ngenda byemera cyane, ariko dufite indwara y'abana bo bashaka aho yicaye ataranagira n'icyaba ko ahita yo muri iki kigenyejana. Ntabwo ngiye badi njya muzanayo, ntabwo njya muzanayo umusa, abantu bakwiye kubikorera. Oya njyewe kabisa barabizi, ntabwo ni njyewe Dumba, ni njyewe ubikora, ni njyewe wabikoze, ndacyarimo ndabikora, ninapfa umuzimu wanjye uzasigara urimo urabikora. Ndi mubi cyane bro, wa mugani wa Kasuku, I'm bad. We move. Nanjye ndi mubi cyane nk'uko ubivuze. Hari n'umuntu wari wabimbajije arambaza ati se uzagaruka gukora ibi n'ibi. Reka mbabwize ukuri, muri industry y'u Rwanda njyewe sindakuramo n'amadolari inoti y'igihumbi yinjiye nk'inyungu kuva nabaho, kandi maze guspendinga amarenga 500,000 plus ikize mu mwanya wanjye n'ibiki ibyo byanarenga. Oya miliyoni, hari n'atabarika nk'ibyo miliyoni yagiye kubera industry y'u Rwanda. Nibyo nkubwira ko nk'izo tuba twakoraga muri Europe, uzabaze muyoboke amafaranga byadukostinga guko bingana. Bwarugabe turi gufungura amasoko muri Europe. Buriya nibyo bintu njya mbwira abantu, mujye mwubaha nka muyoboke, tumwubahe nka muyoboke. Iyo mbonye abantu bari kujya i Burayi none bagenda nk'imvura, ndeba uburyo yapevinze ibyo bintu kugira ngo bari abakarekezi tubafatishe, tubaganirize, tubereke ko industry ishoboye. Urabyumva my friend, it was really hard kuba convincing muri ubwo buryo. Ariko babana basigaye babyuka bakagenda bakagibura bagakora ibitaramo. Ibyo byose ni imbaraga za Muyoboke, tujye tubyemera. Dumba wambare kuri umu influencer, ugatoza baba influencer bacu kubahana kuri categories, kuri buri escalier bakayuba. Kandi nanone ntibivuge ngo uri kuri escalier ya nyuma ngo usuzugure escalier ya mbere itangira. Zose zikubaho. What do you think about icyo kintu ko byari cyo kinsaza muri no industry? Icyo kintu ubona cyashoboka ni cyashoboka? Ariko ngiye ibintu nk'ibyo ndabigerageza kugira ngo abantu mbashyiremo ikintu cyitwa positivity, apana ibintu biri negativity. Nubwo muba mubona ko ibintu byanyu mbikora mu buryo buri negative, ariko biba at the end of the day nyuma y'umurikiranye cyane uhita ko ndi positive. Wera twari twarasanze abantu ibintu babikoraga biri negative plane. Yeah. Kiri negative, umuntu ashobora kuza avuga ati turamuvuga paka abantu babyumve ko tuzazime. Urumva turamuvuga paka umuntu azima. Ariko jewe ngira ngo murabona ko Dumba na intention yo kuzimya umuntu nshobora kugira. Buriya nshobora no kugira n'imikimbirane n'umuntu, n'amakimbirane n'umuntu cyane nka kwihorera. Urumva kandi ubunaniye kabisa ntabwo ushobotse. Ewa ndakwihorera gusa. Badurama yunaniye ndigendera nta ngufu mfite. Ngeze ko ngira umutima, erega ngira umutima wagira ngo bafashe umutima wa Yesu bawushiramo. Nuko nibereyeho. Ako cyane kabisa, ako kana. Oya na ndabimuje ugira nta n'umurakari bwisho ugira. Ndabizi ko nanjye araho nagenda nakurakaza naho kandakaza twakaraka, ariko ntitujya tunanirwa kuvugana. Habe muri comment, habe live, shiduka twavuganye kandi ibintu bikagenda neza. So it's like abantu bateye gutyo ndabikunda. Nanjye niko nteye. Buriya rwose uranyandagaza, ariko ejo mu itoro uzare nese yongeze i Kigali ni bande ba mbere tuba turi gusangira. Uzare ahantu mbande ni bande. Nabo ngabo. Ariko barambwiye ari umukobwa yambwiye ko Badramara square. Namba y'umukobwa ntushaka muvuga izina. Je ntabwo nyavuga amahoro Badram. Uvuze cyetse uvuze amazina nk'igihumbi. Badi muhamagaye kandi ngo yarabikubwiye ngo nda Badramara araza umubiri mu wundi ati ni mubi cyane. Nimwe mu mpano mfite. Iyo mpano mfite ndayifite ikora gake ko ndi busy. Really busy kandi ntabwo buriya nkunda abagore. Gukunda abagore like guhora mu bagore. But when I get time, iyo umuntu mbona mfiringa namufirinze by myself, apana abadufiringa ni benshi, nawe ugira abo firinga n'undi akajya afiringa. Ngewe ubwanye nagufirinze nkagufatira umwanya. Is the umukobwa wanjye Simino Werina yarambwiye ngo abakinyi ba pone ngo babita ngo talent.
ufite talent rero nawe. ufite talent yo kwita ku bagore, kubafata neza, kubakorera ibyo bashaka bakishima, you know, iyo talent ndayifite. Oya. I got it. Mhm. Mhm. Yeah. kandi ndabakunda ko abagore nizo nshuti Bad. zanjye nyinshi ngira. Yeah? Mm, mm, mm. ikintu nakunda ni inkundo dumba, inkundo ntago nzikunda pe ko ziramvuna. Ndi umugabo wakuze nikorera ibintu byose, ngiye kongera muri aka gatwe gahoramo ubuhanzi bw'icyo ngiye kongeramo ng'inkundo ndatakara. Abakobwa benshi bajya banuka bakanankatira, ariko ejo bakisanga nta kundi bakagaruka bya bintu bita ngo za keya, ngo za sheri mama wararaye hoya. Nakubwiye ariko iyo ngufatiye umwanya nkaguha umwanya nkabwiye ngaho ngwino nkiteho yo ugize Utuba amahirwe. mesi. Ariko inkundo ngiye nkunda abantu bari free. Come and we enjoy, we have fun because you need it, I need it. Then keep your business, go run your business, I will run my business. That's it. That's what I love most. Nese Bad ugiye gusaza udafite umugore? Na projet yabyo mfite, ndacyafite ibintu byinshi byo gukora. Mu byo wambaje urambwira nawe ubwiye dumba, ngewe nasezanye n'Imana amasezerano yanjye, ariko reka nkubwire, ngewe mfite imyaka, muri icyo gihe mfite imyaka 16, nabwiye mama, nabwiye mama nzaba umunyamerika kandi ntago nzarongora. Iryo jambo gutyo, naho nzarongora kuko nimara ko umunyamerika nzazenguruka isi yose kandi nzakora ibikorwa ibi n'ibi. Mama yankubise urushyi, ariko naka kanya yabyibutsa ararira. Niyaka kanya yabyibutsa nsaba imbabazi, akavuga ati mwana wanjye sinzongera kurwana na ambition zawe na rimwe. You get it? Aribyo njya mbabazwa n'umuntu nivuge ati bro, kuba umunyamerika byaramvunye, nabihize imyaka n'imyaka, nakoze maguyi nyinshi bro. Burangiye nabaye muri Dubai, nabaye mu Burayi imyaka myinshi abantu batazi, nabaye muri Afurika mu bihugu bitandukanye, nize za makerere, njya hehe ndi gushaka ngo kwiga ibyongereza ngo nzajye muri Amerika, arizo tageti. Njye navuye i Kigali nishyurira makerere ngiye kwiga icyongereza. Nta cyongereza twize mu myaka twize. Amashuri twize abantu barayazi, ntibakishyire ku ruhande, urabyumva. Twigishwa ba mudidari ba minisitiri bro, igifaransa kivanze n'icyongereza bituritse mu kiga isaha imwe mukakiga bro. Ntago twize vreme, ntago nakubeshya. Twigaga umubare w'amashuri, yavuye mu wa mbere ajya mu wa gatandatu, mu wa mbere segonderi, ariko ugiye mu byo bashyiraga mu mutwe ntacyo. Ntabwo wigeze ubona umuyobozi wa polisi ari gukomplayininga ngo uziko ngo abantu dufite ngo batazi no kwandika ngo amaletire asaba akazi. Ni abantu barangije muri iyo myaka, umuntu yarangizaga amayite ariko atazi kwandika letire mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, you know. So rero njye ko nashaka kuba muri Amerika, nashaka kuba umunyamerika. Ushobora kwimagina ukuntu bingora nk'uko gusanga abantu muri comment navuze nk'ikintu badashobora kumenya aho bigenda, aho bigana, naho biva, naho bigenda. Hari umwana na postinze boro ya Keza arimo aravuga kuri ambulance, ukuntu abantu bagomba kubisa ambulance mu mihanda, ukajya kubona muri comment abantu ntabwo babyitayeho. Nk'ubu ngubu iyo ndimo ndavuga hano nkavuga ibintu byo guswera na buriya ntugire ko ari iyindi mpamvu, ni ukugira ngo bakomeze batwumva. Wenda tugiye kuvuga ibiganiro biri straight, biri intellectual, tuvuga ibintu bifitiye igihugu akamaro, they cannot stay here. So ngomba gushyiramo abakobwa waswera cyangwa se basiteyinga bagatukana. Ubu ngomba gushyiramo abakobwa baswera n'ukuntu uzi guswera, nuko nk'uko abanyarwanda bafashe. Oh my god, ndumva uri kunyigisha utundi tungero, mbafata mu tuntu tumwe na tumwe twiseriye. Mureke twige ibi, mureke tugendere ku murongo, tureke kubeshya bikaba intambara. Waringi buriya ntuyibaze ko ngo iyo uvuze ibintu ngo niyo watongana ugatongana udashyizemo vibe. Urumva abanyarwanda bikundira vibe, bashaka vibe. Bari ijambo muri Uganda bavuga tubagara vibe, urimo uratugora, twe turashaka vibe. Urumva rero urafashije. Ndabizi wenda turi buze no kureba nko kuri comment, ariko reka mvuga ibintu bibiri byari bimbabaje uyu munsi, ko nababaje abantu cyangwa bamwe ndanabacanga, nawe urimo mu babaye confuse n'ibiki kuri ibi boro maze iminsi postinga bijyanye n'ibyo twe turi kuganira. Wowe kuva muri ibi bihugu uri buze kunyandastandinga, wenda uzabisobanure n'abandi. Reka nkubwize ukuri. No, jewe hano anyway, ngewe ndumu BHT.
ama behavior health technician, nibyo bintu nize hano muri Amerika, nibyo nkora, urabyumva. ngo behavior health So technician. technician BHT, Eh, yes, and I'm a eh, traveler, traveling all over the state ibitaro byose nifuza gukoraho nibyo najya gukoreraho. eh. Every 3 months bashobora kunyoreza mu bitaro runaka, mu bitaro bitewe n'ahakenewe umu technician wa behavior, muri Amerika you ariko. know. So muri Amerika, yeah, muri Amerika of course, ariko nje niwanyu nakora nko muri Canada. Abanyakanada n'Abanyamerika urabizi, iyo ufite ama licenses runaka urayakoresha. Nje niwanyu nayakoresha. Ngiye iwacu ho kiretse nkoze nk'ibitaro, urumva nabandi mu bayoboye ko birakenewe. So rero ikomereza buriya abantu bose dumba turabasazi. Turabasazi. Twese turabasazi pe zavuyeho, buriya turabasazi, nta muntu muzima, ahubwo ibisazi birarutana. Genda ndi ku kazi, ndi boring, ndi gufata ama virus, ari ukuntu umeeting umukiriya patient ukamufatira ibipimo, ukareba nyine buri kintu cyose, amaraso ye, ibiki uko bimeze, uko ahagaze, n'imitari ugomba gufata n'ibyo ya umunsi wo kugira ngo ubashe kumenya file y'umunsi wo ukuntu iraza kubihagaze, you know. Icyo gihe ushobora kugira chance mukaganira, kugira uburi no kumwongoshya kugira ngo atuze nyine umukore ibyo uri kumukorera. Iyo muganira akubwira stories zisekeje nyine tu, hari usanga agahita akubwira ko ngo ngewe ngo ama god myself, ngo abantu ngo banziza ko nge ndi Imana. Kamaza, why are you here? Ngo nyine ngo abantu kwa ko ndi Imana, muri make barinziza umuntu ashobora bakanashira kuvuga ko muri make umuntu ashobora kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ukavuga ko ukora mu basazi. Oya, ntago ari mu basazi ko mute muri behaviors ariko sinzi izina twarisobanurira. Yes, kugira abantu inama bafite ibibazo mu mutwe, imitekerereze itagenda neza n'ibiki, ariko ntago bari abasazi ba burundu badashobora kugaruka ku murongo, ahubwo byavuye mu mitekerereze bakabehavinga noneho mu buryo buri aggressive, cyangwa se bushobora no gutuma nabo ubwabo banakwigirira nabi. You know what I mean? So abo bantu rero ushobora gusangamo abadogiteri, abapiloti, abayobozi, abakene, uwo ari we wese. Ndi mu kazi rero, umwe tuba turaganiriye gutya, abarebye hanze abona ngo you see, ngo they are coming for me. Nabwira, who are they coming to you? Ngo media urumva noneho avuze ku bintu nzi, ngo media, nambwira media, namubaza why, kubera iki media ikujeho? Ngo you know, ngo I'm the next big superstar of Hollywood, ariko ngo bakeneye amakuru, ngo narayabimye, ngo kubera ko ngo the media is fake, is worse, is stupid, is a motherfucking niggas in this country, this media. Arabimbwira. Okay, so what are you gonna do in Hollywood? You gonna be an actor? You gonna be a this and this or what? I'm gonna go no, go man, go, you know, go me, I can changing everything. I shut down in Hollywood. I started the new things. Naganira abaye kwibwira ndavuga ariko aba bantu wa mugani bro, naje kureba mu buzima busanzwe n'abantu nagiye mbana nabo, ntariga bino biboro, nagiye mbana nabo bakakubwira ibintu nk'ibyo, ukagira ngo ni motivation cyangwa ni courage cyangwa ni biki, ariko burya nabo babaga barwaye ariko tutabizi. Ndangije fata telefone gutya ndabitayipinga, ndabyandika, ndangije nahise nanabipostinga, nanombajije ndabipostinga. Tuzi cyakurikiyeho kureba reaction z'abantu. Actually abantu babanze bambabarire kuko nabakoreyeho test, nanjye ntanabitekerejeho cyane, kari test cyari ubushakashatsi, ariko nyuma nahise, niyo mpamvu nashyizeho n'iya kabiri. None ndavuga okay, so uyu muntu ubundi twiyakubwiye ikintu nk'icyo, uramwegera ukamwumva, ukanaganira nawe, ukanamwereka ko bishoboka, ariko ukamwereka inzira bishobokamo. Nkanjye nta nzira yindi nakwereka, nakubwira ni rero, when you behave ukitwara neza, bikagenda neza, ugafata imiti yawe bikagenda neza, hano uzahasohoka umuntu ugiye Hollywood ukora ibyo biboro, uburyo bumuvuye, ubanza ukamwereka ko ikingenzi ari ukava aho ngaho. Urabyumva? None agiye mbipostinze,
noneho mbona barenze wa wundi. Ese ndavuga okay, mbaye ndi umusazi koko, mbaye koko ndwaye, aba bantu bandokora cyangwa ahubwo batuma nanapfa burundu. Urabyumva? Ndatuza. The next day njya ku kazi, ngeze ku kazi bya iminsi 2 nejo mbipostinga n'undi nari ndi ku kazi, ndaranda ndavuga sha uyu munsi by'uyu munsi ntago mbipostinga, ahubwo reka mbwira abantu ibyo ndimo mbwire I will talk to you tomorrow. Undi abaranda mwese bite wowe, we yari mushyashya, ngiye kumura kuri liste no kumukorera ibizana ndamureba kuri hano, ngo you know ngo we are bitch, we are killer, we are demon, we are ambwira ibyo byose ni ibiki? Ngibyo nibyo bidutunze, kuba indaya, kuba bicanyi, no kuba ngo imbara abajura scammers, bo bakoresha scammer, kuba scammer ngo nibiki, ngo so ngo these people ngo they don't want me, ngo that's why they bring me here, they try to fail people, tell them that I'm crazy. ntabwo biba byoroshye muri Amerika. Ya bitch. Yeah. Bro, dude, buriya ntago ari muri Amerika. I swear, kuko bano bantu ntago urabona nka Ndera. Buriya rega, ntago urabona se nk'umuntu ari ashobora kuba ari n'umuyobozi cyangwa w'ikigo gikomeye runaka, ariko yaranyuzeho Indera. Subizi ko bibaho. Bivuze ngo ntago abana none ari burundu kuri bo. Ni uburwayi bubaho umuntu atwitinga bugaki. Nkanjye bijyanye n'ubwenge mfite, banjanye Ndera bansanga ndi umusazi. Cyane birashoboka. Jewe banjanye Ndera basikora bakabona kuri muzima. Nta kuntu ushobora kuba ndi muzima njyewe banshije bantwaye Ndera bakampima bangumana. Nukuri. Bro, uko we yarambwiye ngo we ngatunzwe no kuba indaya, akaba umwicanyi, akaba umusikama, akayibiki. No ntago indaya z'abagabo narinzi ndamase. Indaya kandi uri umugabo ngo ngo men ngo don't you know bitch, men of bitches narapa. Ahubwo ako kazi ndashaka kujya kumenya aho kaba, hari abantu bikeneye kwikora akazi nkaho kandi bakanagahemberwa. Nari indaya z'abagabo, you know what I mean? So bro, abakoboyi barantutse ndavuga ariko se aba bakoboyi uziko nabo disi twese turabasaza, ari nje bipostinze nkoze ibintu by'ubusazi, ari bo bari gukomentinga ibi nabo nabasaza, kuko bakanavuze ati se ubundi badi what's wrong, bakanakubaza bakanabubwira ibi nibi. Anyway, kanyuzemo ariko ni ibintu nge nakoze mbikora no kureba bihuye n'akazi nari ndimo n'ibyo nari ndimo na mudu nari ndimo. Naravuga reka okay, that's why dufite social media, reka mbishye ubundi ibintu nk'umuntu abavuze abibwiye undi muntu utamuzi yamubona ati, yamubona nk'umuntu muzima stili icya yamubona nk'umusazi. No igisubizo nuko hari umuntu ubibona kuri muzima, cyangwa se akakubona ko ahubwo akagutuka kuri uri muzima, ahubwo akagutuka kuri umusazi. You get? Ubundi complete igisubizo cyo ati uyu ni umusazi. Ntago natukana n'umusazi cyangwa ngome uyu ibintu navuze biri mu bwenge buke cyangwa biri mu busazi, cyangwa se ibi bintu be making a sense se tubivugeho cyangwa tumubazo. Anyway, that was it. Yewe bro, mu mutwe wanjye hiberamo guhanga no gucreatinga. None ikindi kintu abantu bagomba kumenya nibyo Dumba nako nakubwire, abantu banzi nk'ibyo bintu nahoze ngusobanurira ngo umushoramari buriya rimwe na rimwe nta nubwo nge bijya binshimisha hano banyita ngo umushoramari. No, nge narwaniriye entertainment as a creator, not as an investor. Kuko twakoranye na ba Magi wenda nk'urugero Foriri Promotion yo company ya mbere twatunze ba Bubu bakibyina nabo, kuko Bubu yaragiye ari cyo genda muzi, yarari mu Rwanda yarakibyina yakimuri ku family. Urabyumva? Foriri Promotion niwo abantu bateguraga ibitaramo bikomeye cyane mu Rwanda, niwe wazanaga ibitaramo. Noneho tugira amahirwe uriya mugore nyirayo Magi niwe watumanagingaga nka hot side. Urabyumva? So those people need aba investor muri showbiz. Ntago nshobora kwifata ngiye ngo niyite just umu investor. No,
I detecting impano kuko nzi n'uburyo nazibona muna nta mu investor nese ugira ngo bubu yabasha kudetecting impano nta kintu byanamumarira ntihanabikora ntiyabibonera n'umwanya. ese mbwira bad Queen cha buriya Mm. Queen cha ibye nibite Queen cha nawe ari umugore wawe yari umuhanzi wanjye na Marina yana mayina n'umuhanzi wanjye urabizi ariko ibivuga urabizi. Marina we ndabizi ko yari Marina kabisa. Marina we naramubajije arambwira ati badi nta turu yansabye badi niki, ariko Queen cha ntabwo byarangiriye aho. Queen cha yampano ariko ibya nabyo warabivivuye. Okay basi tubanze dukureho kimwe ibya mari nabyo nanjye nongera mbisubiremo n'uwakibajijemo hano hasi ndongera mbisubiremo imbere y'Imana yo mu ijuru. Marina n'uyu munota mbona none yanabaye n'icyuki ntacyo hahinduka mu mutima wanjye. N'umuntu twahuye turihuriza mufata nk'umwana wanjye w'umukobwa buri hari ukuntu yajyaga kungana n'akana kanye kagabwa njye mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 15 right now, so yagendanaga na Marina. Abo niyo Marina mushyiraga mu modoka nkamutwara iwanjye stili baga ari kumwe n'undi mwana nkamafata ku ishuri nkabajyana mu rugo akarara, ahubwo nge nkaba nifite nk'icyana cyanjye nimanukane. Hari igihe nabajyanaga nk'iwanje mu Ruhengeri urumva ngifatira nk'icyana cyanjye nkagikubita imbere muri Range Rover tugafatiraho twimanukira twigira Musanze tukarya show abana nabo bari kurya Karitaswe nubwo wahombye ugomba nibura kuntamo nk'ibihumbi nka 2 Range Rover uvuga Range Rover urazizi urimo urambwira ubuzima nahombye. Ndumva njye niyo mpamvu nkubwira ngo njye kwa muri Amerika nta buzima njye nahombye. Muri Afurika natwaye imodoka zose zibaho zishoboka nifuzaga gutwara kuva kuri Mercedes, V8, Range Rover kugera ku sport cars narikoze. So igihe kirajya navuga ni rero nkeneye kujya gufata buriya bwene gihugu kuko ubwene gihugu niyo finali y'ubuzima nje ku isi niko mbibona. Utabyemera nkanjye ubwo ntiyemerereye nicyo kintu cyanyuma mba numva nakwakira. Erega butuma turanyaruka kugira ngo tugere turangize njyewe nigendere kubera ubu ngubu ngomba nanjye hari icyana kintegereje mu cyumba urumva tugomba kurangizanya kugira ngo nanjye nuko nawe nuko erega njye nambaye swime do nari mvuye koga tujyana wowe wanatangiye no kunywa na twa tunini n'akanini bagashizemo se tayari. ndashaka gusubira ku ituru ya kabiri ariko nifo kuba Marina turamuvivu yavuyeho winica ko wishima mu ruharo udafite. Reka abantu mbabwiza ukuri kwinsha iyo ngira amahirwe cyaka binyemerera nari no kumugira umugore ahubwo ukariwe muntu wenyine ku isi ushobora kuba narifuje kuvuga ngo uyu muntu amugira umugore ariko ntibishoboke ntibinabeho dukora akazi nyine she is too professional. Ngira ngo wenda nabyo byatumye nanjye murarikira I don't know kuko we namubonye ari umukobwa mukuru ufite responsibility wiyita wize. Mane namubonye ari umwana ahubwo ari njyewe umutransforminga kuba mukuru. Ni njye wamukoze buri mu myambarire imivugire imigendere uko wakwitwara muri societe ibyo wakora ibyo utakora aho training ariko kwinsha byari bicuritse ahubwo kwinsha we nanjye ubwanye yarangayidingaga no Rama you are the CEO you just need to look like this you just need to do this you just ntukeneye kuvuga ibingibi kuri mikoro ntukeneye kuvuga ibingibi you know that was the kwinsha. Noneho bigera ku rwego nanjye ahubwo numva mugiriye irari like nkumva kabisa niyo abantu bamuvugishaga turi nko kuri stage narababaraga ntago nakubeshya narababaraga nkumva sinshaka nkuko ajya nagaragara mu bantu sometimes but we did nothing. Ntabwo igihe kigeze kigera ukamusaba cyangwa ukamusaba n'urukundo. Safi wari uri hariya yagucamo kabiri mu bintu byatumye mwubaha cyane ni Safi akunda uriya mukobwa ni mushiki we Roy urabizi Marikazi niyo aramuprotectinga ku rwego rwa nyuma. Iyo nkora iryo kosa nari kurangiza kampani yose nayo kuyishyira hasi nubwo nari mbizi twe tuza amakontra dufite kakananu batajya bamenya ngo bakajya ngo wenda hari icyumu yapfuye n'uyu yapfuye n'uyu. Safi twese twari tubizi tuzi pro deal ariho twari tuyizi diruye twari tuyizi kwinsha diruye twari tuyizi
umuntu twe tuzi diri twe tuzi ko twese tugomba gusiga mu muziki akawukora agasiga naduhagarariye yari Marina. We niwe wari umwana cyane muri twe, anabikunze, anabizi kuturusha. Ko Marina nimbwanga abizi kuturusha. Marina jewe vraiment va ku bindi byose ugeda ku rurimi kwijwi riva mu hano. No muhanzi mu Caritas. Afite ijwi ryiza Marina. Ibindi byo rwose ntubimbaze, ariko yabashe kukuhuhira muri mikoro, yabonye ibyo akeneye byose, akabona umwanya, akabona direction, akabona ibiki. Marina yakora ibintu nabari hana bajya akibuka akavuga ati we who's that. Ejo twaravuganye na Marina, ndamubwira kubera ijwi rye ndashaka ko azampa ituri imwe numva ukuntu ashobora kuba mwiha. Ntuzandongorera kana pe kandi unabikora ntuzabe. Yabyemeye Marina wanjye. Cyo reka nkubwire ibanga rya Marina, reka muvuge ihangane. Ibanga rya Marina nari nzi ko ngakunda gusomana reka adakunda kuryama, ntabwo akunda abahungu pe. Ntabwo akunda abahungu. Buriya yagize boyfriend birantungura, biranambabaza, turanaserera. Niko kariya niko kamwishe, kariya gahungu niko kamwishe. Niba bakita ngo niba ari Wemba muzika na Wemba naka Iva muzika. Noneho ejo bundi karaje, ibi ni imbivuga Marina aranyica arambaga. Reka mbivuge Marina n'ubundi natuza umvomera nituri uzayinyima ndabizi. Urumva hari agakobwa kari aho ngaho bakita gute, agakobwa kari aho ngaho kaguma kajya kuri kita Iva muzika abara agasimbukiye, ako gakobwa nari narakaboneye umukire agashyiramo ibikira gatangira gusa neza, ubundi nagasanze kari uruzibo. Nahita nka umukire agashyiramo gatangira gusa neza, kararya karabyibuha, kagira ibere, kagira amata, kagira iki. Iva muzika baragasimbukiye, kubita amaturu. None se mbere ya Marina se ngo bagize ngo baha Marina aranyica Marina we. Oya ngwishye. Urumva kara arangije kugakubita amatura nyine bari bashwanye na Marina. Ari ukuntu bajyaga bashwana na Marina bagasubirana, bagasubirana. Sasa Marina afite inshuti ze, niba ari n'abafana, niba ari n'inshuti ze, bo bari babizi ko Marina ashwana n'ako gahungu bagahita basubirana. So Iva muzika abayinjiriye aka kabebi, abakariye amatura. Noneho inshuti ze zitangira kumenya ko Iva muzika yaretse Marina ari kumwe n'aka gakobwa. Kagakobwa niba mushaka ko nkababwira murama amafaranga, njye ntabwo ngikora ibintu by'ubuntu. Urumva bayagweka igihe murayampama mubabwira ati nka posting. Urumva Iva muzika bashuti bamenye babamenye ko ako gakobwa karimo kararya umugabo wa Marina, ariko Marina barashwanye. Noneho ko bo bari bazi ko Iva muzika azagaruka kwa Marina cyagongere basubirana, ngo bakobwa baje nk'abakobwa nka batanu, ngo bagenda bataka ako gakobwa shaho, bagasanze mu kabari. Ewana ufashe ishati, ufashe ijipo, hurutura ngo bakubise agakobwa. Kuva n'uwo munsi agakobwa Iva muzika yaragarutse, agakobwa karamubwira ati ndakwinginze ubuze bane witwa Marina n'itsinda, ndakwinginze sinshaka kongera kukubona imbere yanjye. Ejo nibwo narimo nahamagara Marina. Ejo numvise ibi bintu bya Yampano na Marina, ndamuhamagara mpita nyine tuganira ku bintu bya Yampano. Arambwira ati Yampano ntabwo nzi uwo ari we, ati indirimbo banyohereje muri studio Yampano ntabwo nzi. Ndamubwira ati basi